Impamvu 10 zituma udahabwa agaciro na bagenzi bawe. Guhabwa agaciro no kubahwa ibyo buri muntu aba akeneye mu buzima, ariko hari igihe wisanga abantu bataguha agaciro atari uko hari icyo wakosheje, ahubwo bitewe n'ibintu bimwe na bimwe ukora n'imyitwarire yawe. Niba wajyaga wibaza impamvu bagenzi bawe bataguha agaciro, dore impamvu 10 zibitera. Iya mbere, ntuzi uko witwara iyo havutse ikibazo. Uburyo umuntu yitwara iyo havutse ikibazo ni kimwe mu bintu bituma ahabwa agaciro cyangwa akagaragara nk'umuntu uri aho gusa utagize icyo ashoboye. Hahandi uba ukeneye gutekereza cyane kandi ukabona igisubizo gikwiye. Iyo udafite ubushobozi bwo kumenya uko witwara mu bibazo bisanzwe abantu bahura nabyo buri munsi, abantu ntibaguha agaciro cyane. Icya kabiri, kumenya guhakana. Iyi nayo ni imwe mu mpamvu zituma abantu bashobora kutaguha agaciro wifuza. Kumenya kwemera ikintu ushoboye ndetse ukanahakana icyo wumva kitakunogeye. Kumenya guhakana kandi ukomeje ni kimwe mu bintu biguhesha agaciro. Icya gatatu, kwemera ibitekerezo byose nta kuvuguruza. Ibi byenda gusa no kutamenya guhakana, ariko ahaho ni ibijyanye no guhakana ibitekerezo. Hari abantu badashobora gutanga umusanzu w'ibitekerezo aho bari hose, bakaba bemera imyanzuro yafashwe kabone n'ubwo yaba itabashimishije. Iki nacyo cyatuma abantu bataguha agaciro kuko biba bigaragara ko udafite umurongo wawe bwite uhamye ugenderaho. Icya kane, gushaka kwigira mwiza. Muri kamere muntu, gushaka gukora ibintu bituma abantu bamubona neza ni ibisanzwe, ariko igihe bikabije ndetse ibyo ukora byose ukaba ugamije ko abantu bakubona neza, birangira abantu bagufata nk'umuntu uri aho gusa. Umuntu muzima ntugire ibyiza n'ibibi kandi akanabyemera, kuko ibyo bita bibi kuri wowe nuko utaba wagenje nk'uko abantu bamwe bakwifuza, bibangamiye umurongo wawe wowe ugenderaho, bigatuma byitwa ko ari bibi. Icya gatanu, kubaho utazi ikintu ushaka. Kugira intego mu buzima ndetse no kwiha umurongo ngenderwaho ni bimwe mu bintu bituma abantu bakubonamo agaciro. Kubaho nta gutekereza kuri ejo hazaza ndetse nta kintu uteganya bituma abantu bataguha agaciro. Icya gatandatu, nta cyizere wigirira. Kwishidikanyaho ndetse ukumva ko nta kintu ushoboye bituma abandi nabo bageraho bakabona ko nta kintu ushoboye, bityo bakaba badashobora no kuguha agaciro ukwiriye. Icya karindwi, guha agaciro abantu cyane mu buzima bwawe, kwishingikiriza ku bandi igihe cyose. Ni byiza guha agaciro inshuti, ariko igihe abantu ubagize ab'agaciro cyane mutamaranye kabiri, bigaragara nko guharara, kandi nta muntu ukunda agahararo. Ni kimwe n'uko guha abo bantu agaciro nabyo bishobora kutaba byiza, kuko uba utaranamenya ibyabo neza, ukazashobora kubimenya amazi yararenze inkombe. Icya munani, gushaka gushimisha abantu bose. Muri ubu buzima tubamo, nta na rimwe ushobora kunyura abantu bose. Igihe ukora uko ushoboye ngo ushimishe abantu bose, uri guta igihe, kandi biha abantu icyuho cyo kugukoresha mu nyungu zabo, atari uko baguhaye agaciro, ahubwo ari uko babona ko uba ushaka gushimisha buri muntu, nyamugihe iyo bigiye. Icya cyenda, ntuzi gushishoza ngo urebe uko ufata abantu niba ariko nabo bagufata. Kuba umuntu wamugira uw'agaciro mu buzima bwawe ntibivuze ko nawe yaguha agaciro nta kumuha. Igihe utazi gutandukanya umuntu ukwitayeho cyangwa se ugufata nk'inshuti n'undi utakwitayeho cyane, bituma abantu bataguha agaciro, kuko hari igihe uha agaciro utakaguha, bikitwa kwihoma, ushaka utamushaka. Icya cumi, kutamenya kwirwanaho. Igihe ubeshyewe cyangwa habayeho ikindi kintu gisaba kwirwanaho, ni ngombwa kugerageza kugaragaza uruhande rwawe udatereye hejuru cyangwa ngo bigire byacitse. Kumenya kwisobanura ndetse no kutemera gukorerwa ibintu bidahesheje agaciro ni bimwe mu bituma abantu bakubonamo agaciro. Kwanga kuba insina ngufi. Akaya nsina ngufi icibwaho urukoma n'ubonetse wese, cyangwa ka gatebo bayoza ivu n'aka gatambaro bihanagurizaho. Ihesha agaciro kuko uri uw'agaciro. Urakoze cyane. Subscribe dusubire ubutaha.